Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Tugarutse kuri ya cano Evangelist Rusatuzi. Imana muje baho mugisha, mwaramutse neza. Abari mu gihugu cy'u Rwanda ndabashuhuje. Sanyamagabe, mu Mutara, Ruhengeri, Gisenyi, Ngororero no muri Kigali yose no mu ntara z'umujyi wose turabashuhuje mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Twambutse no ku biyaga bigari, twageze hanze, twagiye hanze Burayi, muri Amerika, mu bihugu bitandukanye hose, Australia, Polonye, Ubuhinde. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. N'abanyarwanda bacu bariyo n'abanyamahanga bose tubasuhurije hamwe mu izina rya Yesu. Turabasuhuje mu ndamutso ivuga ngo Yesu nashimwe. Imana ibahe umugisha. Reka dutangire dusenga kuko dufite kwiga ku ijambo rivuga ngo Imana yegura ihema ryawe. Turarisanga muri Amosi ibice 9 umurongo wa 11. Ni ijambo ratubwiye ngo Imana yegure ihema ryawe ryaguye. Ese hari amahema yawe yaba yaraguye waba wibuka? Hari ihema ryawe ryaba ryaraguye wibuka? Reka tubanze dusenge tugaruke nyuma twumve uko bimeze. Imana ibahe umugisha. Data mu izina rya Yesu Kristo, Imana isumba byose, tugushimiye kuri wera kandi uri umunyembaraga. Tugushimiye kuri data twese mwiza kandi ukaba ubuhungiro. Ijambo ryawe rirambwiye ngo Imana yegure ihema ryawe ryaguye. None uyu munsi tuje tugusaba kugira ngo Mana uduhe kugira ngo tumenye n'iryo hema uburyo ryaguyemo n'abarigushije cyangwa se n'abarirwanya, tubashe kumenya uko twica ibyuho byaho baca kugira ngo batabasha kongera kurisenya. Tugushimiye kuri wera kandi uri umunyembaraga. Rero dufashe muri iri jambo tugiye kwiga, ribashe kutugirira ahantu rituvana, ribashe kugira aho ritugeza, ribashe kugira icyo ritumarira mu mibereho yacu buri munsi, tubashe gukomera. Tugushimira ko ugiye kubidufashamo kandi bikagenda neza mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ishimwe cyane. Ni ijambo turi busange muri Amose ibice 9 umurongo waho wa 11. Ijambo riratubwiye ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye, nice ibyuho byaryo, kandi nzasana ahasenyutse haryo, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Haleluya, haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. 14 akavuga ngo kugira ngo bazungura abo muri Edomu basigaye n'abo mu mahanga yose yitirirwa izina ryanjye, niko Uwiteka ubikora avuga. Haleluya. Dusimbuza ku murongo wa 14, yenda wa 13 wose nawibanzeho cyane. Watubwiye ngo kandi nzagarura ubwoko bwanjye Isiraheli bari barajyanywe ari imbohe, bazongera kubaka imidugudu yari yarasenywe. Haleluya. Bazongera kubaka imidugudu yari yarasenywe bayisubiremo, bazatera inzabibu banywe vino yazo, bazahinga imirima barye ibisaruwemo. Haleluya. Kadusaza ku murongo wa 15 uratubwiye ngo 15 haravuze ngo kandi nzabatera kumera mu gihugu cyabo, ntabwo bazongera kurandurwa mu gihugu cyabo nabahaye, niko Uwiteka Imana yawe ivuga, amen. Haleluya. Ijambo riratubwiye ngo Imana izegura ihema ryawe ryari ryaraguye. Ese nawe ufite ihema ryaguye? Hari ihema ry'ubuzima bwawe ryaba ryaraguye? Hari ihema ry'urugo rwawe ryaba ryaraguye?
hari ihema ry'akazi k'umugisha wari ufite rikagwa, hari ihema ryo kumvirwa wari ufite ukaba wararibuze, hari ihema ry'ijambo wambuwe n'umuryango wari ufite. Iryo ryose ni inzira y'ihema. Ese hari ihema ry'igikundiro wahoranye ukaba utagifite? hari ihema ry'amahoro wagiraga mu mutima ukaba utakirigira muri wowe, ukaba urara nabi ukirirwa nabi? Ese hari ihema ryo gukenerwa wagiraga, abantu bakajya bagukenera cyane ariko uyu munsi bikaba byarahagaze? Ijambo riratubwiye ngo Imana yegura ihema rya Dawidi ryari ryaraguye, kandi irongera ngo kandi ngo yica n'ibyuho byaryo. Imana niza kukwegurira ihema ry'icyo wari warabuze ku buzima bwawe, iza kwica n'ibyuho by'aho bacaga barihirika, iza kwica n'ibyuho by'aho bacaga barisenya, niza kugusura muri bizinesi zawe aho ukora, isiga yisha ibyuho by'abantu bakurwanyaga, isiga yisha ibyuho by'inzandiko wandikirwaga, isiga yisha ibyuho by'amagambo wavugwaga, isiga yisha ibyuho by'inzandiko mbi wakorerwaga utabizi bwihishwa. Imana ikuremera ishimwe. Ijambo riratubwira ngo Imana yegura ihema ryawe ryari ryaraguye. Imana yegura ihema ryawe ryari ryaraguye. Imana ikugarurire umugisha wawe wanyazwe. Imana ikugarurire agaciro kawe wambuwe. Ndahanurira amaso yawe cyangwa mu ruhanga rwawe kongera kugirirwa igikundiro, ugarukirwa n'abagutaye. Iryo hema, haleluya, iryo hema ryo kugarukirwa rikuzaho mu izina rya Yesu. Ndahanurira ubuzima bwawe bwagiraga amahirwe yo gutera imbere, ugacuruza buri munsi, ugakora neza, ugatera imbere, none umeze nk'uwahombye. Iryo ni ihema ryaguye ry'ubucuruzi. Imana izamura ihema ryawe. Watangiye amashuri wiga neza, urangije pirimeri winjiye segonderi, ibintu bizamo gupfa biranga. Iryo ni ihema ry'ubwenge bwawe wariganyijwe. Imana igusubiza ihema ryawe. Wari umucuruzi ucuruza mu buryo butandukanye, ukajya uva hano ukajya Polonye, ukava hano ukajya mu Buhinde kurangura, ukajya mu Bushinwa, ukajya muri Amerika gutembera, ukajya Dubai gushopinga. Ariko uyu munsi wa none ubuzima bwawe burimo ibibazo bikomeye, warahombye, uricaye, kandi amafaranga wari warashoye ari menshi. Birashoboka ko yenda wari waranagujije, wagujije amafaranga kugira ngo utere imbere, ariko urangije urahomba. Iryo ni ihema ryawe abantu bahiritse, ni ihema ryawe Satani yakandagiyemo, ni ihema ryawe abadayimoni basabirije. Uyu munsi iryo hema ry'ubucuruzi ku buzima bwawe, yewe ndarikangurira gukanguka, ndarikangurira kubyuka, ndarikangurira kweguka, ndarikangurira kweguka rigahagarara. Imana yegura ihema ryawe. Imana yegura ihema ryawe ry'agaciro. Imana yegura ihema ryawe ry'ijambo wambuwe. Imana yegura ihema ryawe ry'ubuzima wariganyijwe. Ushobora kuba uriho ariko ukaba uriho utariho, kubera ubumuga ufite mu buzima, kubera kumungwa kw'amagufa ufite, kubera kanseri yahutse amaraso, kubera kanseri yahutse imitsi, kubera kanseri yahutse amagufa. Uyu munsi iryo ni ihema ry'ubuzima watakaje. Imana ikuzurira ihema. La paix et la forme edra en sansom lima en costa taya mingi for a what Perevodo shine a kid dry. Mu izina rya Yesu, Imana yegura ihema ryawe. Imana yegura ihema ryawe ry'agaciro. Imana yegura ihema ryawe ry'igikundiro.
Imana yagura ihema ryawe ry'umugisha. Imana yagura ihema ryawe ryo kugarukirwa n'abagutaye. Hari abantu bagutaye barakubyaye, hari abagutaye ari ab'umuryango, hari abagutaye bari bakubwiye ngo tujyane gutembera ukajyana nabo mu bihugu byo hanze bakaguta ku nzira bakikomereza. Hari n'abagutaye mu nzira mugenda no mugiye gushopinga bakwamburira nzira usigara nzira. Iryo ni ihema ry'icyizere wambuwe. Imana ikugarurira ihema ry'icyizere. Imana ikugarurira ihema ry'igikundiro. Imana ikugarurira ihema ry'ubuzima. Iryo ni ihema wambuwe. Haleluya. Iryo ni ihema wambuwe ry'igitinyiro wambuwe. Imana ikugarurira ihema ry'igitinyiro. Imana ikugarurira ihema ry'igikundiro. Imana ikugarurira ihema ryo gukomera. Imana ikugarurira ihema ryo kubaho bundi bushya. Ubuzima bwawe bubemo amaraso arimo igitinyiro cy'Imana. Ihema ryawe rigaruka uyu munsi. Ihema ryawe ryongere kugira ishusho. Imana ikuremera ishimwe rikomeye. Ikiganza gifite ihema ry'umugisha gihora cyakira ibizakirengera. Amaso afite ihema ry'umugisha ahora arebana n'ibitangaza. Akanwa gafite ihema ry'umugisha gahora karirimba indirimbo z'amashimwe kuko nta bikomeretsa umutima gahura nabyo. Haleluya. Imana igarurira ihema ryawe. Urubyaro rufite ihema ry'umugisha iyo bize baratsinda. Umuryango ufite ihema ry'umugisha ubana neza. Itorero rifite ihema ry'umugisha ribana neza, rigira umwuka wera, riganwa na benshi, riratembererwa, amahanga arashika, ariryo baje kureba. Imana ikuremera ishimwe rikomeye. Imana ikugarurira ihema. Umugabo ufite ihema ry'umugisha urugo rwe rugenda neza. Umukobwa ufite ihema ry'umugisha arakenerwa kuko barihesheje agaciro, akirinda gusamara, akirinda uburaya, akirinda ubushurashuzi, akaba mu mwanya wo gutegereza Imana. Iryo ni ihema rye yarinze. Umuyobozi ukuriye igihugu areberera igihugu cye, akamenya uko bwije n'uko bukeye uko bimeze. Iryo ni ihema aba yarinze. Umusirikare urebera igihugu cye arakirinda, agakirinda ku manywa na nijoro. Uzasanga abasirikare benshi bagira amaso yabo yarabaye ibishirira, nta buzima bwo kubaho neza bagize kubera kurara amajoro bareberera igihugu cyabo, bareberera udusozi twabo, bareberera imipaka bahagarariye kugira ngo batazamenerwa, ihema ryabo rikagwa. Uyu munsi Imana igutumiriza ingabo z'umwuka wera zikingire ihema ryawe kugira ngo ritazongera kuvogerwa. Amaraso y'Umwami Imana Nyiringabo agutungure iki gitondo. Ihema ry'umugisha watakaje rikugarukire. Ihema ryo kwakira amashimwe rikugarukire. Topi enimo efonema edrai weneshe kuta wene fobre. Ihema ry'umugisha wo gutera imbere rikugarukire. Haleluya. Rata wowe humura, ihema ryari ryaraguye, Imana ije kuri kwegurira. Birashoboka ko utigeze ugira imbaraga ryo kuzegura kubera ko wararwanywe uratsindwa, rimwe na rimwe bakuvura n'amaboko cyangwa se n'amaso bayanuboramo, ukaba waranayobewe naho ryagwiriye kubera ko amaso bayakuyemo, cyangwa se ukaba warahuye n'ikibazo. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko uyu munsi Imana mwijirwe ikuremera ishimwe rikomeye. Imana igucira inzira, Imana ikurwanirire, Imana ikubere maso, Imana ikwimane, Imana ikuremera ishimwe, Imana ikurwanirire mu izina rya Yesu Kristo. Wowe warashatse umara imyaka umaze kugira 30, umaze kugira 60, nta mwana uragira.
ndagira ngo nkumanurire ubuzima bwawe nkubwire ngo ntabwo ihema ryo kugira urubyaro ryavuyeho. Imana iracyashikamishije ihema ry'urubyaro. Uri mu bantu bazagira umugisha w'urubyaro mu izina rya Yesu Kristo. Ndaguhanura iki gitondo uri umuramu, uri umunyamugisha. Impamvu bigeze iki gihe cyane utaragira urubyaro ntibivuze ko Imana itakuzi, ahubwo hari ikintu Imana ashaka gukora kikazatungura abantu. Ese ubundi ubizi utedi kutajya kwicira imanza? Niba atari Imana igira ngo irebe abantu ubana nabo uburyo bakugerageza cyangwa bavuga menshi cyangwa se bafite ibyo bagambirira ku buzima bwawe, bareke bavuge baguteho igihe, bareke bavuge batindane n'ibyo byabo. Umunsi Imana iri bwegure ihema bari butungurwe ukikiye umwana w'uruhinja. Umunsi Imana iri bwegure ihema bari butungurwe abantu urimo wose, bari butungurwe ubona ukubita ingobyi umugongo ugaheka bikagenda neza. Bareke bavuge baguteho igihe. Ihema ryawe niryuburuka rigahagarara, ubuzima bwawe nta muntu uzongera kubumenera, nta muntu uzongera kukumenyera, nta uzongera kuvuga ibyo abonye. Imana yacu ishimwe cyane. Nakubwiraga ngo Imana yegura ihema ryawe ryaguye. Nakubwiraga ngo uyu munsi Imana ikuremera ishimwe ry'ihema ryawe. Ihema ryawe ry'ubucuruzi ryaguye, Imana iryegure. Ihema ry'ikundira mu muryango wawe ukomoka, Imana iryegure. Ihema ryo kongera kugira agaciro mu muryango, Imana ongera iryegure. Ihema ryo kuba waraciwe mu muryango ukameneshwa ntuwusubiremo, uyu munsi ukwishakira utawuhamagaye, ibi ikimenyetso cy'uko Imana yeguye ihema. Imana ikwegurira ihema ryo kugarukirwa n'amaboko yayo, iza kukwegurira ihema ryo kongera kwakira ishimwe mu buzima bwawe, kandi kwegurira n'ihema ryo kugira ibyiringiro by'uko Imana yawe iriho itigeze ipfa. Iza kukwegurira n'ihema ryo gukomera mu mwuka wera, amaraso aza gutwikire kandi ubuntu bw'Imana bukubeho mu izina rya Yesu. Chano ya Evangelist Rusatuzi turabakunda cyane. Turi kubategurira cyangwa se Imana iri kubategurira ibintu byinshi cyane ibitunyijijemo kugira ngo Imana ibashe kubafasha. Turi kugarura icyizere cyawe kimwe wahoranye kera. Turi kugarura agaciro kawe mu buryo bw'umwuka wahoranye kera. Wigira ubwoba rero, ibikwataka ntabwo bizakugiraho ububasha. Ugufite ububasha ni umuntu umwe gusa, ni Uwiteka Imana, kandi azakugirira neza. Humura, Imana iri kumwe nawe. Chano ya Evangelist Rusatuzi, nimero ni ya yindi 078 12 90 18 cyangwa se 078 28 16 12 8. Imana mu ijuru baha umugisha kandi bakomereza amaboko ikomeze kubimana. Turabakunda cyane. Twabagezagaho ijambo rivuga ngo Imana yegura ihema ryawe ryaguye. Ese nawe hari ihema ryaguye? Hari ihema ushaka ko Imana yongera kwegura? Hari ihema ry'ubuzima ushaka ko Imana yegura? Imana ishimwe cyane. Reka dushime Imana dusoza. Tugushimiye kuri wera kandi umunyembaraga. Tugushimiye kubw'ijambo tuhaye rivuga ngo ugiye kutwegurira ihema ryaguye. Urakoze kujya kutwegurira ihema ryaguye, ukaturemera ishimwe kandi ukica ibyuho byaryo. Aho bameneraga baza gusenya ibyacu, ukaba ugiye kuzica ibyuho byaryo, ukatugirira neza. Umugisha umuntu wese wumvise iri jambo ari muri iki gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze mu bindi bihugu bitandukanye, ubaremere ishimwe kandi ubatunguze igitangaza, ubaremere kugubwa neza kandi ubaha amahoro n'umugisha kuko uri uwera mu izina rya Kristo Yesu. Amen.